yamenyekanye nk'icyamamare kidasanzwe, amenyekana nka Kabaka, umwami w'injyana, amenyekana nka best rapper mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda wabayeho, amenyekana by'umwihariko nka Jay Polly, umwami uganje. Amazina ye bwite bamwita cyangwa se yitwaga Joshua Tuyishime, akaba ari amazina yiswe n'ababyeyi. Akaba yari umuhanzi wa hip hop w'intangarugero mu mateka y'u Rwanda. Akaba ari umuhanzi wasize umurage ukomeye ku muziki nyarwanda, ndetse akagira n'akamaro gakomeye igihugu. Jay Polly yatangiye muzika mu mujyi wa Kigali mu ntangiriro hagati y'umwaka 2000, 2002, 2003, 2004, 2005. Iyo myaka nibwo yarimo yisanzura neza yishakisha mu by'umuziki, ariko aza kumenyekana by'umwihariko ubwo yari yinjiye cyangwa se yatangije, bivugwa ko yatangije itsinda rya Tough Gangs, itsinda ryubatse amateka akomeye cyane muri rap nyarwanda twese tuzi. Gusa twihuse, Jay Polly yaje kugera kuri success idasanzwe ubwo yavuye mu itsinda rya Tough Gangs, nubwo atigeze yerura yuko yarivuyemo, ko yaje gukurikira cyangwa se itandukanye n'abagenzi ho gatoya, bagenzi be bakoranaga, akurikira kariyeri solo yaje no kumuhira cyane. Album ya mbere ya Jay Polly nimba ntibeshye yasohotse mu mwaka wa 2011, ni album yazamuye cyane ku buryo bugaragara, harimo kuvanga imiziki gakondo ndetse n'umuziki na hip hop nyarwanda berigeze icyo gihe. Ya album yabaye amateka ndetse iba catalyseur y'impinduka zidasanzwe muri muzika nyarwanda muri rusange, tutavuze by'umwihariko muri hip hop rap nyarwanda. Indirimbo nyinshi z'iki gihe muri rap, nyinshi zifite aho zikomora cyangwa se zifite ikintu gidasanzwe, influence idasanzwe zikomora ku muntu bita Jay Polly. Indirimbo za Jay Polly zasaga nk'izihumuriza cyane abamwumvaga, benshi bakazikunda, aba mu birori bitandukanye hirya no hino hatandukanye. Jay Polly yari afite indirimbo zigera kuri range, zigera across the board mu rurimi rw'icyongereza niko bavuga. Ntabwo yaririmbiraga abantu ku muhanda gusa, yaririmbiraga abo ku muhanda, akaririmba agahinda k'abantu, iyo bita tough life cyangwa street life, ariko agacaho akanaririmbira ba bantu bo mu ngo, ba bandi bo mu ngo bari ku buhanga bw'ibyuma bakamwiyumvamo. Ba bandi bo mu ngo bari ku buhanga bw'ibyuma bakamwiyumvamo, bakumva n'umuhanzi wabo. Jay Polly akaririmbira bagiye igisenyi kuri beach, akabaririmbira ku musenyi, bakabyina bakizihirwa, bakumva n'umuhanzi wabo. Akaririmbira abakire bari mu biro bambaye amakote, bose bakamwiyumvamo. Jay Polly yarakunzwe n'ingeri zose mu gihugu cy'u Rwanda. Ababyeyi baramwishimiraga, urubyiruko rwamwishimiraga, abantu bose bakundaga Jay Polly kubera indirimbo ze zabaga zifite umwihariko udasanzwe. Indirimbo za Jay Polly zakomozaga ku ngingo zose, ingingo z'urukundo, nta murushaga gukubita imitomo, ubukene yararirimbaga, ubutabera n'imibereho myiza y'abaturage yarakubitaga, indangagaciro z'igihugu yarakubitaga. Jay Polly ahantu hose yabagariyo, kwizihiza iminsi mikuru, day for day yabagariyo. Jay Polly yari umuhanzi utabaho. Indirimbo nka Day for Day murabizi, indirimbo Hisha Munda, murazizi, indirimbo zabaye icyitegererezo kidasanzwe, by'umwihariko byerekana umwanya ukomeye yari afite mu muziki nyarwanda. Mu rugendo rwe rero nk'uko mubizi rw'ubuhanzi, Jay Polly yatsindiye ibihembo byinshi cyane, harimo za Salax Awards zitari nkeya, Primus Guma Superstar. Kenshi banavugaga ati Jay Polly buri yagombaga gutwara Guma buri mwaka, ahubwo nuko ngo bamuryaga, ibyo reka tubireke. Gusa ibi byose awards atandukanye, haba hari hano mu rugo no hanze, abahanzi mpuzamahanga bose bitabiraga bakaza bakerekana ko Jay Polly ari umuntu udasanzwe, arimo ba Davido, abo bita batandukanye. Urabyibuka abo baza n'aba bahanzi bari bavuye muri Amerika, murabyibuka Jay Polly nta gitaramo cyabaga mu gihugu cy'u Rwanda ngo bahamagara undi muntu mu gihugu cy'u Rwanda utazanye Jay Polly, ryari rizina ryishoboye rihagaze. So Jay Polly rero ibyo byose byatumye akundwa birushijeho, ndetse binashimangira umurage we nk'umwe mu ntwari z'umuziki wa hip hop nyarwanda twagize.
ariko rero nubwo Jay Polly yagize amahirwe yo kumenyekana mu bahanzi ndetse no mu bantu bose batandukanye abanyarwanda bakamukunda, ubuzima bwa Jay Polly tutabyirengagije bwajemo ibibazo birimo kugongana n'amategeko, ari nabyo byaje kugenda bisimburana ndetse biza kugeraho bimugeza ku rupfu rutunguranye rwadutunguye cyane, ndetse natekana rutera shoke ku bantu benshi cyane, by'umwihariko abakunzi ba Jay Polly twemeraga Jay Polly tugakunda n'indirimbo ze, bikuri impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byose rero byabaye ubwo ku itariki 2 Nzeri tariki cyangwa se 2 z'ukwezi kwa 9 2021 yujuje imyaka 33. Jay Polly yaduteye umubabaro udasanzwe, adutera umubabaro udasanzwe, turamubura. Urupfu rwe rero rwabaye ari mu gihome. Urupfu rwe rushengura imitima ya benshi, ariko nubwo icyo nakongera nubwo atakiriho Jay Polly, ingaruka za Jay Polly ziracyumvikana mu muziki nyarwanda. Ibi byo nta nubwo wabiburanaho, nta debate. Ingaruka za Jay Polly n'uyu munsi ziracyahari, ibihangano byo biracyakomeza gucurangwa hirya no hino, benshi baracyafite ama CDs, ama album, ibintu byose benshi baracyumva kuri YouTube hirya no hino hatandukanye. Umwami uganje kabaka baracyomwumva, ibihangano byo biracyafite influence ikomeye cyane, ndetse bigakomeza no gutera imbaraga abahanzi bazaza by'umwihariko muri hip hop. Jay Polly yasize umurage, so umurage wa Jay Polly ni ishusho y'ubuhanga mu buhanzi bwe bwari bwihariye, bwatumaga abasha gukora ku mitima ya benshi hirya no hino, bwatumaga benshi bamwibonamo bitewe n'ibyo yaririmbaga, bigatuma binamutandukanya n'abandi bagenzi be. Ari nacyo cyatumaga bavuga ati uri umwami uganje. Ntabwo yabyiyise, abafana barabimwise, abakunzi b'umuziki nyarwanda. Niyo mpamvu uyu munsi ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 ni umunsi udasanzwe, tugomba kuvuga ati long live the king, umwami w'injyana hip hop nyarwanda. Rest easy kabisa, ruhukira mu mahoro. Turacyakwibuka imyaka 3 irirenze, ariko n'imyaka ibihumbi zashira, as long as tugihari tuzahora twibuke na influence na contribution idasanzwe wagize ku muziki nyarwanda twumva muri uyu munsi. Rest in peace kabaka. Warakoze ntiwicaye, iruhukire kabaka wari king wari intare.